wabibonaga ntago wabibonaga se wakanganya ukambwira ntago nabimenya bamubwira ngo fata umwana wawe ngo ntago sinzi kuri bambwiye ngo ntago yibyaje ngo nawe ntago yavutse nawe bamuhe sinzi ukuntu bivuze cyera ndi kumonigira ku kazi umuntu arampamagara arambwira ngo hano mu marangi ngo umurenga hirya ku musigiti ndavuze reka mpagere ndebe sibyo ariko mpageza ibintu byatanga none se byatangiye bite bro byatangiye ntababyeyi ugira se ntababyeyi ugira umushyiri wanyu nanjye ntago naje mpetse zamwonse we ibi bintu bivuga iki gihe cyo nabivuga nk'uwo mukobwa uyu mumama nimba ari umuntu w'umumama koko nyina tamutaye se nyina nawe nigeze amujugunya sibyo nawe naharanira agaciro k'umwana sibyo naharanira uburenganzira bw'umwana nakomeza murere ba sibyo nakomeza nge mani byaranze ntago uruko nari mbanze yatumye umutererana aka kageni nge nari ndi guhiga umusa nge ndimo guhiga kabisa ngo nge kubita Nase wa mu Ngese katambabariye gupfukamira hano mu muhanda rwagati nushaka upfukame urire n'inzuma tuneje abantu mani atakuneza abantu cyane kwimbabarira higose ngusa ubimukorera pasi byari siko bimeze oya ndabyumva iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent isonga mbere turabashyigikiye abantu ngubu nta kwicara ushaka kwibaza ngo ngiye hano haruguru harahiye nanjye niyo mpamvu ndi kwiruka byatanye banguka kamera banguka menya makuru ko hano umugabo bamushugunyiye umwana kamera banguka bro banguka ibintu byose bifatirana kwishana mama banguka mama umva bimeze bite uyu mugabo aheruka atera inda gusa mbabarire cyo kutambabariye bimeze bite ndakwiya bigenze bite nyine hangana nci harambona induru iri kuvuga mbonyanzaniye umwana mbona abantu barashonye ndabatereka nzene bigenze bite ubonye umwana ntago ari uwawe shamwana mbabare mwari uyu mwana nuwo namuhakana muhakane mbone kumuheka kamera ibintu byose bifatijana uyu mwana nuwo bigenze bite bigenze bite nose ni ngombwa ngo muzane hano ni ngombwa ngo muzane nuko ariho nkubonye shambabare bimeze bite nsobanura neza nakubwire we utazi ko kubyara bayambwira bimeze bite uretse abantu bimeze bite bigenze bite hamana umwana wawe oya nyine bigenze hamana umwana wawe ntawe mpata twumvikana ibintu noneho ni ibiki none se bitangiye bite ngiye nciye hariya mbona induru hano abantu bari kujya bite bari kuvuga mubabarire imbere y'abagabo bagenza bangana gutya ukabyara ugahobagira mu mujyi mfite umwana i Kigali w'umukobwa umwana asa n'umwana bagura umwana nagenda mugura abantu none ibintu ni ibiki umusa bitangiye bite se nimba waruri hanga bro sisa bitangiye bite ibintu hanye nago mbizi wowe mbwira bitangiye bite umusa waruhari se bitangiye bite nimba wabibonaga ntago wabibonaga se wakanganya ukambwira bitangiye ntago nabimenya ngiye mbibonye gutya umusa bitangiye bite nimba waruri hanga nibingibi se bitangiye bite bitangiye umuntu mutipa aza yicaye hano birangira uyu mugore azamo ahetse umwana
sinzi ukuntu baganireho gatoya mbona barasazanye ahise yisaza akura umwana ashaka kumukubita hasi ngo yaramufata bamubwira ngo fata umwana wawe ngo nago sinzi kuri bambwiye ngo nago yibyaje ngo nawe nago yavutse nawe bamuhe sinzi ukuntu bivuze cyera ndi kumo nigira ku kazi umuntu arampamagara arambwira ngo hano mu marangi ngo umugore ngashugunye indiki ngashugunye indi umugore ajugunye umugabo umwana ndavuga ati rero bako nanjye ntarindi kure nandi hano hirya ku musigiti ndavuga reka mpagere ndebe sibyo ariko mpageza ibintu byatangiye mu byukuri sinzi ukuntu bimeze bite wambabare cyo wamubabariye ko ubusaba ntabwo wapfukama n'umugabo mugenzi wawe ko nta mugore uri kuvuga ko nta mugore uri kuvuga n'umugabo mugenzi wawe kugirira impuhwe aramaze nanjye napfukamye ntwite mfukama mbyara mfukama ndakwiyamye nose uri kubona ndi bumugire nteko ku mwana mwana uri kubona nanjye bwanjye bimeze bite njye nyine ni nicaye ndi guhiga pe ndi kwicara ndi kuruhura njye ni nicaye kuri izi ntebe njye ndi kwiruhukira pe ndi kwishakishiriza imibereho nyine uyu mukobwa nibwo nzaniye uyu mwana tu nose uyu mwana ni uwawe sinumva umwana ntoraguye ntago mutoraguye n'uwawe se n'uwawe uramwemera njye umwana ndamwemera none se kucyamuzanyanga ntago mwabanaga njye ntago tubana mwana byagenze bite nyine ku buryo akuzanye ari ngombwa ko bijya imbere mwana y'abantu nk'aba naze twumvikana ariko wabivuga hano hari abantu b'abagabo bakugira inama sibyo hano hari abantu bakuru bakugira inama y'ibintu bibereye ahangaha nose umusore ukubona ko nzaniye umwana koko nuko aho ni pare hazari ukubona ari bumugire ntekwe umwana nimba ari uwawe sibyo basireka waretse kuva ntwite kugeza umwana agiye kugira imyaka 2 waretse nawe waretse kumufata nanjye nkajya kwiga byakunaniye nawe mufata agiye umuse bibora bibona utima bro umuntu w'umugabo nimba bazanye bakamushaka nushakurira inzuma nawe mfata ibintu we wabikora ntambuwe mugira nta ibintu namwe tugira ndambuwe mugira we ngo nutubye namwe tugira urukundo mwana ndi umushire urukundo ndi umushire mushire mu muhanda wa mugonge asimwana mwamusa none se byatangiye bite bro byatangiye n'ababyeyi ugira se n'ababyeyi ugira umushiri wanyu nanjye nago naje mpetse urumva ashake lare zigikoma none umudemu yangana twara umwana ubwo se umugore nata umwana urabona uramuniga zamwonse we ibi bintu bivuga iki gihe cyo nabivuga nk'uwo mukobwa uyu mumama nimba ari umuntu w'umumama koko nihangana twara umwana we kugira ngo anamufashe none uramutipe nawe afashe umwana urumva atari byo byaba pose aho kugira ngo umumama atumwana kandi urabona uramutipe yashobora irose yamuhibere wapenje ikibazo ngize nyamukuru ntabwo ndamenye impamvu uyu mukobwa yahisemo kuzana umukobwa nose ko tugiye natwe twicana tugiye kubona tubonaramo umunagiye tuza twari tuje gutabara tugiye kubona tubona we nimba mwamunaniwe twebwe twamurera ariko mwamurera none se mama waramwanze uriya mugabo arimo kubwira ngo uri papa namufate abyemera wenda mwandikira mu byatsi ngenza ngufasha urumva se bitaba ari byo sawa umumama wo kugira ngo atumwana uriya mwana niwe wabigenderamo ariko nkatwe nk'abanyarwanda ntabwo twakwemera ko umwana ungana kuriya ahura n'ikibazo kurabona ko bino ni ibintu bisebanyije ni ibintu biteye isoni kambabazane niye mpamvu itumye uzana umwana hanga uyu mugabo twamenye imyaka 2 ambwira ko afite akazi bucya agenda anyereka ko nkunze amaze kuntera inda akambwira ngo nukorera mu ntara ngo nago ndi i Kigali akuraho telefone ndabyara nta pampa yenzi nta mwenda w'umwana nzi umwana kuva namubyara ajya kugira imyaka 2 ntazi ngo umwana yambara ate arya ate ntanzu yanyoke ndakodesha muri Kigali nta business wanshingiye urumva ngo ni humwa amafaranga ziba aba wanteje barahakije abanyamakuru ngiye komeza umbwire nta kibazo umwana mwimenyera kuri buri kimwe akigwa bunga muri Kigali amena mu nda bambwira ngo abaha najyayo nkasanga wimutse we kwiruka wimuka ntabwo ari ubizi ibintu urabivuga hirya mva mumereze mwirerere ibintu urabona bikwiye ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo urya ashobora kuzana umwana akamushyira mu bantu imbaga y'abantu bangana gutya koko cyangwa ubundi buryo ibi bintu natwe hari igihe dutererana abagore ndabibona ari umusisitani na mwiza njye ntanamwitwarira wamwitwarira se umusisitani ye mu mwitwarire kabisa none ibi bintu ndamenya ari ibintu wowe bivuga iki nk'umubyeyi mureke mbabwire nk'umubyeyi ibi bintu bivuga iki ntago ari byiza ko
muteragirana umwana namwe mwaravutse murera umwana ikintu ngerageza kubabaza nyamukuru ni impamvu itumye amuzana aha ngaha uwamuzanye nuwe ni umugabo ni umugore umubyeyi azanye umwana amujugunyira umugabo ngo barabyaranye ngo bamaze imyaka igera kuri 2 ngo uyu mugabo yaragize ute yaramukwibye atamubona ese byani ngombwa ko uyu mugore azana uyu mwana akamujugunya aha ngaha ko nyina atamutaye se nyina nawe nigeze amujugunya sibyo nawe naharanira agaciro k'umwana sibyo naharanira uburenganzira bw'umwana nakomeza murere ba sibyo nakomeza murere nawerera nafata umwana we amurere umwana namureze njyenyine umwana azi kurya habe n'ibya Kongo nabonye urumva bihakanira aha wewe ubahirije inshingano zawe nk'umupapa ngiye mani byaranze ntago uruko nari mbanze yatumye umutererana aka kageni ngiye nari ndi guhiga umusa ngiye ndimo guhiga kabisa ngo ngiye kubita ariko nuko pe ntago nari mbanze abagabo ni babi sibyo ndacyari umukobwa ariko abagabo ni babi sibyo ishuro nyinshi usanga abagabo bababaza abagore sibyo ariko ntago ari byiza ko umugabo yateragirana umugore sibyo bose barafatanyije kugira ngo bagire uruhare rwo kubyara umwana nk'umuntu w'umupapa ibintu wabivuga ibi bintu genda uyu mugabo nangiza amahirwe nafata umwana mujyane nyina nazana wowe mujyane uyu mwana nta kibazo uzamurera wamurera nta kibazo ugize amahirwe wamufata yamugu umwana w'uruhinja niwe mubi uyu nguyu nta kibazo mujyane umurera nunazamwereke nyina arwara nzakwereka uru Rwanda ni rutoya nazamenye naho ari nk'umuntu w'umujene ibintu urabivuga iki bro ibintu urabivuga iki kareka abo ngabo ni abasikera banyina nta kintu abivuga ayo kandi bikira umwana sibyo umufubike neza ntarware umuhaye ari muzima ntamusiga uyu mugabo guhigira uko byamunaniye sibyo ntigira umwana warakuze none mba byaranze rero guhiga uri umugabo reka njye kwihiga njye ko namushoboye aho ruhija umunsi ko narushoboye ko nashoboye urishake cyangwa umuhamatazi kurya no kunywa cyangwa mushere mama wawe Njye katambabariye nushaka upfukame urire n'inzuma nayigure si papa we nayigure narayiguriye nayo nayigure nabonye uburyo bwo kukwitaho sinakwitaho koko iyi nda yawe si ubu ntabwo wariye hari ikintu usanze ni kunywa usanze nicaye hari usanze nicaye hari urukundo ameze nk'umuntu wariye diya shambabara ntabwo nzabyongera n'ukuri wezigira Yesu watwisangiye nawe ntazo wangiriye wase katahejeje ntabwo mwakumvikana umwana mukamurira hamwe nyine we katahejeje ntabwo mwakumvikana umwana mukamurira hamwe ushaka akoboke uza amajoro naraye mbese uyu mwana muri kumurengana uzi ingangi naraye metse umwana wawe uyu mwana muri kumurengana uzi gereza nagezemo ndi umuzungu uzaye metse uyu mwana wawe ngiye wambabariye mwe mwumvikana nk'abantu b'ababyeyi nagenda umurane nk'umwaka iva kunukurera bivuna nubisobanukirwa nanjye ndagushatse nawe uzanshaka umuzane tumurerane nawe uzampige none se amaherezo y'ibi bintu birarangira bite wamufashije basi umwana ukamufasha nawe rero namfashe amurere niyo kumurera wabuzana kuba kuri ubu ibyo se ndabikeneye wose uzahomba no kuri pe barancumbikiye bako n'abana njyewe nta n'uwancumbikira barandambiwe njyewe barandambiwe niba ucumbitse umunsi rero ndacyaza amaboko bagucumbikiye none se birarangira bite urabona biri burageze nkunda wamufashije oya ifashe uwifashije fata umwanzuro umufashe sibyo fashe umwanzuro umufashe none se amaherezo birarangira umva se wafashe umwana wawe nimba umwana siwe wamubyaye fata umwana umubyeyi ukamujugunyira umwana uyu mugabo asa arakora iki birarangira umva mama basi ngiye nyumva sibyo korera umwana wawe bro sibyo sisa korera umwana ntabwo nabyaranye nawe mbabari
Najyanye nawe. Ntago wabyaranye nanjye. None si ngabanyaho urusaku. Papa urabona umwana ari bubashe kumurira kamwe. None ngiye namureresheje iki? Umwana w'imyaka ingaho urabona ari kumurira bigakura. Namushyire nyina. Namushyire nyina. Wamubabariye basi. Iyo byanze ushyira nyoko. Ibyaye ikibazo irakirigata. Mushyire nyoko. Ese wamufashe ihangana umufashe. Si byihangana umufashe. Reba abantu bose bari hano bacyo. Neza abantu mani atakuneza aba. Ese kuneza abantu. Cyane kwimbabarira. Higo se. Ngusa. None se umva we hangana sibyo ubimukorere basi byari. Siko bimeze. Oya ndabyumva ibyo ngibyo sibyo. Agasana mwana yanjye. Wakihangana ukamufasha. Ihangana umufashe. Undi isonge muri Kigali. Nta mwana na stress. None se wowe sibyo ibyo ndabyumva siko bimeze. Ibyo ndabyumva sibyo. Umva se. Wowe uyu mwana urabasha kumurira. Nose ukuntu nta mushobozi cy'uyu mwana. Umva se sibyo. Wowe ihangane basi sibyo. Ihangane n'ibiki. Abantu mwe none ibintu biranshobeye. Umusa rero nta kintu gihari cyo gukora. Wuri hangana uyu mwana umufashe, uyu mwana umufate, ugende umurere umutunge nyine nose ko wateye inda. Nimba warateye inda urabyihanganira, umwana ugende umurere. Urabona ko n'umukobwa birangiye tumubuze. Nose twakora iki? Nta kintu dufite cyo gukora kindi. Njye nari ndimo nitambukira ntumva induru ziri kuvuga. Umuntu ahita amamagara ngo hano mu marangi harahiye, ngumva ko umuntu bamujugunye nk'umwana. Sinzi rero ikintu ugiye gukora nawe byakubaho mwana byambaho ndabyumva sibyo ase we wegeze wubahiriza inshingano umubyeyi agomba umwana ariko wigeze umapamba nose nuko nari mbyanze cyane nuko nta bushobozi bibaze gose nk'abantu mwe rero ngiye ntago nakomeza kwirukanka nyuma y'ibi ngibi ikintu ugiye gukora ibintu ndakomeza mbikurikirane menye ngo uramu mama se azongera gufata umwana nanjye rero reka nkomeze njyane n'uriya musore tukomeze twinginga uriya mama nitugira amahirwe akabyemera arabyemera ubwo nyine n'ibyanga nta kundi sawa